Imana iranga ubunebwe. Kubera iki bwanga? Iyo tuvanga Imana iranga ubunebwe, ibwanga kubera iki? Hari ibintu bigera muri bine biri hariya bitwereka neza impamvu Imana yanga ubunebwe, cyangwa se bidusobanurira tugasobanukirwa. Ko kubivuga gukire gusa Imana iranga ubunebwe bitwereke impamvu ibwanga, cyangwa se tuprovinge neza. Amen, amen, haleluya. Dushobora gusogera muri confusion. Icyambere gituma Imana yanga ubunebwe, nayo si inebwe. Yohana 5:17, data arakora nta bugingo ntubu. Uwo ni Yesu uvuga amagambo, nanjye ndakora. Imana yagarukiriye mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere baza kumanuka maze kureba umuntu ngo yaragarukiye hari no yakomeje gukora ikorera he mu bantu yamaze kurema. Abagiye bayemerera bagiye bakorana. Paul aza kubirangiza n'abango ubwo dukorana nayo ntiyagire ikintu cy'igitsina dushyira mu nzira y'umuntu. So inungu biracyakora n'ubu twicaye hano irimo gukorana natwe. Data arakorana bugingo n'ubu. Icyakabiri gitwereka impamvu Imana yanga ubunebwe, irakubura ngo mukorane. So iyo watewe n'ubunebwe rero irakubura. Gusa nikubura urumva yakunda ubunebwe. Ntiyabukunda. Amen, amen. Kuko yiremeye igomba kunyuramo, afata responsibility ze, hagira ibintu bikemuka mu muryango, hagira abantu bahozwa amarira, hagira imfubyi zihozwa amarira, abapfakazi batabagwa, barimo barayisenga. Ko turabizi ko Imana abantu bayisenga ari benshi, ariko nagize abasubizize nk'Imana izaca mu bantu yaremye. Amen, amen. So iyo wanebwe rero irakubura kugira ngo hagira abantu bahozwa amarira, kandi iyo bahojejwe amarira, amen, amen, Imana ireba ninde watumye uyu muntu ahozwa amarira. Icyo gihe bikagaruka kandi kuri wa muntu wakoreshejwe n'iki n'Imana, bigakubira umugisha. Amen. Kuko abantu bashima Imana, bazamura amashimwe Imana ati Imana urakoze, twariye urubanza rwacu rwakiriwe neza, twabonye ikiganza cyawe. Ntabwo bigarukira hariya gusa. Imana iravuga ati ninde wabikoze, ninde wafashe responsibility. Cyo birivuga ngo uzankorera data azamucyo. Mu mashimwe abantu barimo barazamura, hari abandi bahabwa icyubahiro. Hello, turajyana. Iyo Isirayeli iririmba igahesha Imana icyubahiro, Goliyati yatuvuye ku mutwe, yaradusuzugwa iminsi 40, ntago byagarukiye aho. Uw'Imana yakoresheje hari n'icyubahiro yariye. Icya gatatu, umugambi wayo uri universal cyangwa se universel. Nawe rero muri uwo mugambi wayo munini wagutse ufite icyo uhamagariye gukora kugira ngo usohore. Iyo utajuye role yawe hari ibintu bidindira. Imana hari ibintu ushaka gukora nawe muri iyi generation, ariko ugasanga wapi urasinziriye ntuhari. Hari abantu nka kimwe bagomba gukizwa muri uyu mwaka ku bwawe, ukarangara ubunebwe ugira ishaka n'umwete bw'ubwami. Tekereza rero Imana kukubona uri mu ngaruka mbi z'ubunebwe, kandi hari byinshi wari kuba warakoze ukabikirangirira mu ijuru.